ahantu bita Pweto ya n'intambara yarangiye. Pweto Kabila Peri yafashe imbunda n'amasasu n'imbunda zigenda mu mazi kwagomba guca muri Tanganyika tukiburukira Bujumbura, Burundi bwo kwari guca hejuru twogomba, hari ingabo zari zaraciye muri Tanzania, hari zagomba guca mu Birunga, natwe tukambukira Burundi, u Rwanda tukarukubira hagati. Kabila yarafashe imbunda n'indege zihagije ku buryo azafinansa. Igihe akitegura ibuka Pweto hari abajenerali bagera kuri 11 n'umuhungu wari nabarenza n'abamudacumura, natwe twarafonye. Pweto bahageze bari abasirikare barabizi, twaresta ibikosi mu biti twirwa kiri bitatu simbuka tuba twafashe kora twabunye nama ntamashi arakomba twava mu Rwanda twarugezemo ukwigira tugaseka. Yavuga mu Rwanda ngo rwaragize ko yarwata kayagira nko gukirigita umukecuru. Baza tugira Kamina baduha indege ni Kanombe, igeze i Kanombe rero n'abagabo mwe ureke mabwire nubwo ndi umukomando nageze ku kibuga cy'indege hejuru baza kuyoberwa ko ndi mu Rwanda ako bagiye kumva rumagowe mu bungiro barabakugeze mu Rwanda bafata ijerekani bakayuzuza amazi bakakumanika mu giti bakayikumanika ku bugabo. Nabyo nizi mutobo nabishyize muri pratique. Uyu munsi ikote nambaye ntabwo ari byo natiye. Ubu uko ngana ntabwo bampaze. Ntabwo ari amapamba nambariye imbere niko ngana. Uko ngana bituruka kuki? Koma nari. Fasha amaraso yose gapima ikigeranyo na ubundi inkotanyi yayindi zimwe narwanyaga nsanga narazirushije kuba inkotanyi hayi. Ntabwo ari hayi. Nari mpanganye n'inkotanyi. Abazita gute? Bazitaga inyenzi. Imburagasani. Inyangarwanda. Niko byari bimeze neza rundi. Icyo gihe uhangana nazo ntabwo wambaraga ikoti rimeze gutya gutya. Nubwo nari mfite ibiro nk'ibyo mfite. Ntabwo wari ufite ibiro tubwire warwanye n'inyenzi guhera ryari byagenze ibanga abanyarwanda tugendana gikunda wanyereka umuntu wayihimbye ngo twicarana ahantu rwose kuko iyo ndirimbo ihatse ibintu byinshi. Yewe nk'uko minisitiri yabivuze ni umusirikare wo burya umusirikare imyenda arayidepoza kuvuga ngo bayikuye mu gisirikare ntabwo byakunda buri bo kari kuri nawe. Nabaye umusirikare zatsinzwe buryo utabyemera ko yatsinzwe ni wa wundi ugihanyanyaza hariya warwaye inda muri FDL, ni wa wundi kibiyo hirya wirirwa yirukanka mu mashyamba hirya, ariko uwabyemera aza agafatanya n'abandi kubaka igihugu. Rero ni muri abo bari barabaswe no kwihagararaho. Ndaza kubabwira aho nazengurutse mu gihe gito mfite. Aha turi nageze hano ndahayoberwa kagira ngo ni mu kindi gihugu kitari mu Rwanda, kuko mparwanira hano nashatse ahantu hari guest house nahabuze, nashakashatse ndahabura ko twarwaniye aha ngenda rwananye n'abazayirwa
bakiza bari baraje gutanga raporo bakagenda bicamo yewe mvuka nitwa Gashugi Faustin Kunde n'izina nahawe ndi mukuru kubera ko nakinaga umupira muri Eclair. Icyo gihe hari hagezweho umukinnyi witwaga Kunde wo muri Cameroon, yari umudefenseur akina muri Monaco, nanjye nakinaga umupira w'amaguru. Umwihariko yewe prove yose umuntu akorera mu gisirikare hano mu Rwanda narayikoreye. Nesirite commando, mfite brevet A commando, mfite cordonnier, mfite byinshi n'umukomando wuzuye. Ariko ikigeretse kuri icyo nshima ubu nuko ndi umunyarwanda ubyiyumvamo. Kandi yewe narwaniye aha rero n'abazayirwa turarwanana kwirukana inyenzi zari ziri hano, ariko abazayirwa bafashe bagiye niko twazitaga ndabisubiramo uko byari biri kumugire ngo singira uwo mumeretsa. Twazitaga inyenzi inkotanyi zifite imirizo ingegera ibintu bibi byose. Twageze igihe rero tumaze kuzirukanamo hano, mu majoro hategekaga witwaga Nyampame abwira abazayirwa bari bapiye abantu bari gese habuze hari ibintu byose. Abazayirwa rero iyo barwana, aho barwana icyo bahasanze cyose kiba ari icyabo. Barapiye amayoga za kibasi zaki batangiye kunywa. Nyampame aza kubibambura aravuga ngo we ni bya leta, batangira gusubiranamo baritaye. Barwanaga nk'abaprofesiyoneri, barwanaga bataha i Kanombe. Bageze i Kanombe niko barwanaga, bamwe barataha. Bageze i Kanombe bari bacumbizeho bita muri Efoteke. Umugore wese wari utuye mu kajagari baramuviyoye, n'umugore w'umugabo n'abasirikare n'iki byose. Hatangira noneho umwuka mubi, bakugezeho bakabona abo turwana uwo bafataga basangaga muri Kinyarwanda. Bafata inyenzi bagasangira muri Kinyarwanda, bahindukira bajya bavugana n'umunyarwanda nabo bakumva baravuga Kinyarwanda. Noneho bakavuga muri Ngara ngo Bitumba wana izamakazi w'intambara irakomeye. Bitumba n'intambara muri Ngara. Urumva uwabatumiye yababwiye ko baje kurwana n'abaganda. Noneho we akumva baravugana kandi barasa biramuyobera. Nibwo bo bafashe imodoka bafata ibintu byose iriya Kanombe yose barapiya, n'umuhanda wose kugera Gisenyi barapiya. Noneho dutangira intambara muri icyo gihe niho habayeho icyo bita ibyitso. Baravuze ngo impamvu abazayirwa basubiyeyo ngo ni ibyiso by'abanyarwanda. Haba icyo bita ikinamico cyabaye mu mujyi wa Kigali mu ijoro ryo kuri enye no kuri eshanu. Barasa bafashe imbunda zari ku kibuga cy'indege n'abajepe babaga hajya mu Kiyovu na Kimihurura. Barasa amasasu yose mu mujyi wa Kigali, bakavuga ngo ni inkotanyi ziri mu mujyi wa Kigali zirimo zirasa. Ubwo noneho nibwo hafashwe abatutsi bavuga ngo ni ibyitso cyangwa n'abahutu babonaga badashaka. Bamwe baricwa, abandi barafungwa, abandi bajya kuri stade, biba bibi cyane. Twakomeje rero nyuma urugamba nibwo twaje ahantu araharwanira kugera naho biti ryabega, itero cy'iryabega nakirwaniyemo habaye intambara ikomeye cyane, hapfuye abanyarwanda benshi. Biza kugera noneho muri 1993 yewe nagize amahirwe yo kuva hano mu Mutara njya muri École Supérieure Militaire muri Nyaruguru. Iwacu tuvuka muri Nyaruguru. Data yari umugaragu w'umutware witwaga Munanira. Ubwo abandi bagize ibibazo byo kwangana n'abatutsi, data yari yaranywanye nabo. Muri 59 bahunze, bamwe bamusigiye inka bajya i Burundi, inka arazisigarana. Ariko abahutu bari bahari bashaka kumwica kubera izo nka yasigaranye. Arazihungana bahari muri komine Shiji, azahari muri komine Nyakizu. Niho namenyeye ubwenge muri komine Nyakizu. Twebwe rero yaratubwiraga ati izi nka zivuka kwa Munanira, aba i Burundi n'abana be barahari. Mwebwe igihe cyose muzajya mubona mu ishuri bavuze muri ari umututsi, n'uwasigaye n'abantu bagiye batugabira, akagenda tubwira amateka n'ukuntu bamuhaye inka bagize kera kuguha inka niwo kwiga kuba
gutunga inka niko kugira amashuri cyangwa amafaranga. Ibyo rero nagiye bikuriramo, hakabaho icyo bita kubandisha. Nkabona iwacu muri Nyaruguru abahavuka murabizi ko kubandwa bikihaba, nkabona icyo bita igihango, babandishije aha bagize gute, iwacu tubivukiramo. Ngeze no mu gisirikare ibyo byahuriyemo, agira n'ibyaha, nari muremure, murabona uko ndeshyuye. Abiwabo wa nyakubahwa guverineri, iyo bambona kuko ndeshya nahindukaga umwanzi kubera ko nari umututsi. Noneho banabona kubera ko nari narize segonderi, navuga n'agafaransa kikaba icyaha, kuriya ni umututsi tubona ubwenge bwe sha, kiriya kintu n'igituci buriya kuko mukibona tukabyihorera. Naje kuragurira muri ubwo buzima no mu gisirikare bibamo, simbona amahirwe yo kujya muri ESO kandi nari narize imyaka 5 yisumbuye. Kera nta imanite yabagaho, twaragizaga imyaka 5 bikaba birarangiye, ugiza keretse bigaga nko mu maseminari cyangwa mu bigo by'abihaye Imana. Naje rero muri 1994 niho nshaka guhera intambara yo kwica abatutsi n'abatavugaga rumwe n'ubutegetsi bwari byabaye muri SM. Nakoraga akazi ku presbyteri, ariko nkaba n'umugarde ko warusatira kubera ko nari umukomando. Iyo yasaza nko kujyana iwabo muri Gatonde cyangwa ashatse kugira hajya, twarajyana umukomando n'ibishobora kuba yagira icyo akora igihe bikomeye. Ntabwo ari urundi rukundo, nuko hari ibyo nari nibitsemo iyo bajyana. Byageze igihe rero tukagenda, ariko abantu bagenda, nabonye byinshi abantu bicwaga. Byageze n'igihe no mu basirikare hari abahunze, nkaburiya General Gatsinzi yigeze yiswe icyitso, abitwa abakoroneli Ndamage Martin, abitwa Bandamage Jean, bose bari bariswe ibyitso. Abitwa Hategekimana Bernard wari officier d'ordonnance wa ministre w'intebe Agatha, bahugiye muri SM. Muri SM amahirwe twaje kugira, abagarde koro barusatira bari bavanze, harimo abafite ababyeyi ibice bibiri, umuhutu umwe ari umuhutu undi ari umututsi. Urumva bari abantu nibura mu mutwe bari modere. Bigeze gushaka kutwataka muri SM ngo batwice kandi turi abasirikare. Rusatira ari komanda wa SM, batwatatse basanga ufite amamitrayeze, twari dufite ibikoresho bihagije. Basanga kubera ko Rusatira yari atuye hafi ya etat major, basanga ni barwanira uruhande rwa etat major hari intumbi nyinshi. Intambara barayihagarika. Twaje rero Rusatira yahise afata icyemezo, tuva i Kigali tujya kurokritira abanyeshuri b'abaofisiye, twari tumaze kwangaja bakeya, tujya kubantrenera muri Kristuwa Nyanza. Ntitwahatinda kuko nanone hari hamaze gufatwa ikavumaho guverinoma yari yimukiye. Noneho tujya ku Kigeme niho naboneye ibintu bibi, ko intambara turimo turwana ari intambara itarashoboraga kugira ikigeraho. Bafashe uwitwa General Gatsinzi, yongeye ari Jean niwe wari ushinzwe imirwano, ariko nyuma bari baramukuyeho bamuha gutegeka ESO Butare. Bafata wari Habyarimana, twamwitaga mu Karuya, wari warabaye chef d'état major. Twamwitaga mu Karuya, ari umusirikare twabanye kera na kapiteni, ashiriye kuri afite ikofe cyane, yo mpamvu bamwitaga mu Karuya. Iyo twajyaga muri ringi bakakwara imbere ye, iyo yakubitaga ikofe wumvaga ari humeka, yo mpamvu bamwitaga mu Karuya. Ariko nawe asigara yitwa icyitso. Bashatse nawe ubwo bwica, ahungira muri SM. Bageze muri SM aho yari ku Kigeme, igihe cyarageze turahava. Abafaransa baraza baratwasirikira. Batwasirikiye nibwo barusatira Ndamage Martin, Ndamage Jean, Mukaru Gatsinzi bahunze. Turasigara turahunga tujya muri Kongo. Tugeze muri Kongo ntabwo byaciriyeho. Habayeho ikigo bitaga Iburongi, cyabanje gutegekwa n'umujenerali witwa Munyakazi. Ugeze hano agaruka hano mu Rwanda, anaza mu Rwanda twamwitaga ikibwa, nyine baravuga ngo ni cyaki, kubera ko yari ateye abasirikare agasanga umwanzi. Twabaye za Kashusha, nagiye mu nkambi y'Ikashusha, nageze Ipanzi, ngera Ipanzi
bona ntashobora kuhaba kuko nari umukene, ntabwo nari umukene, nari umutindi, nari umuntu udafite amafaranga, kandi abandi babwiye bandika amafaranga nk'ari ndeba ukuntu nahaba n'umugore n'abana birananira. Ndavuga nyereka nshaka abakire bari genda nzajye nikorera imizigo yabo, za mu nkambi Kashusha hariya tuye abakire bose bafite amamodoka, bafite ntangira kubakira amashitingi kuko barayisasiraga bakanayiyorosa. Ntangira kubakira, mu kubakira mpera ku yanjye nubatse. Mukire umwe araza arayitegereza, arareba, witwa umunyagitarama witwa Gafaranga, $100 nanjye ntangiye gufata ku mafaranga nubaka indi. Undi umuntu witwa Bandura umwe waje ejo bundi waturutse mu Buholandi, nawe barayiguze abampa $300. Ntangira kubakira abantu none ntangira gukira. Ariko icyo gihe twabaye muri ubwo buzima, harimo abantu bitoza n'uburongi, bitoza bagaruka mu Rwanda cy'amafoto, kwica abantu b'icyago barabizi. Na honorable bamuri kiburiya arabizi, wayaga tuza za cyago kubatera amagrenade no kubatera ibyuma. Igihe cyarageze rero naho twarahakuye, naho turakubitwa inkambi zirasenye. Tuvayo turagenda mpaka za Tingitingi, tugeze za Tingitingi naho ntitwasha, bazana abamerisoneri n'indege n'iki, tuti turatashye bya birarangiye. Tuza kugaruka ku Rwanda duhera za Osu, turwana ngo turagarutse mu Rwanda kuko indege zari zaje z'intambara. Naho turakubitwa, turakomeza za Mbandaka, kugeza Mbandaka dufasha. Mwakubitwaga mwari mufite indege, ahangaha mwari mufite ibifani, ababakubitaga bagiraga indege. Mureke mbabwire, muri mwari abantu yenda bashobora kwibeshya ku kintu kimwe. Njye ndi umurwanyi unabyemera kandi unabizi. Ahantu hose najya ari umusirikare w'u Rwanda namanika amaboko. Ariko muri ibi bihugu duturanye, aho ntuye nyobora abanyerondo bo mu kagari, ubampaye nk'abatoza ibyumweru 2 ukamba imbunda. Abanyerondo nyobora bageze ku iporoduko, bageze kuri 30 nkafata imbunda nakwata kumba nayifata. Arabigira ibikino, ndaza kubabwira nafashe maya turi abantu 46. Ikibuga cy'indege cy'i Brazzaville ni mu Banyarwanda bagifashe, turi 46. Rero twavuye aho tumaze badukubise, inyenzi zidukubise na za Tingitingi zidukubise, turakomeza Mbandaka. Tugeze Mbandaka ho sinahatinze kuko buryo umusirikare washyize imbunda inyuma aragatsindwa n'agasara. Niyo ugeze ku mazi ubona yahindutse nka kaburimbo, ukabona wayambuka. Twageze Mbandaka ngeri Brazzaville nambaye toni. Arakantu ntababwiye, gira mugenzi wawe ngo ntukabe impunzi. Hari ibintu bibiri burya biranga impunzi by'ingenzi. Impunzi nyampunzi irangwa no gusuzugurwa. Icya kabiri irangwa n'impuha. Gusuzugurwa, impuha. Impunzi ahiri niyo ibiri kumva radiyo, iri kuri interinete, za zindi zivuga ibinyoma, zimwe za bapadiri, za bandeyani. Rero n'agasuzuguro. Tugeze Brazzaville twahise ngende mu babaye abasirikare bwa mbere, mpageze nahasanze Abafaransa tuziranye, bahita badufata batugira abasirikare turwanirira. Abafaransa bamenyaniye henda, Abafaransa hari abo twabanaga hano i Kanombe, duhunze tugeze mu nkambi za Bukavu, bagaruka baba mu bigo bya MCF, baza mu bindi bigo muri iyi miryango ya mubona za Croix Rouge za ukaba mwarabanye ari kapiteni ubizi, ariko akagaruka none hari muganga akambara karuze, iruhande rwe hakaba hari umunyarwanda uzi kuvura,
akwa munyarwanda w'impunzi akaba ari uvurene bakamuhemba nk'amadolari 10 cyangwa bakamuha ibyo kurya nabwo akumva ni fiye ariko wawundi akaba acumbiye yakureba kuza akakubaza ati kanakura muzi uyu n'uramuzi yaziranye yizi wacu baziranye na Mungu hari umuntu wakumbajije yamara kukwizera yewe nigiye ugenda umusirikare ariko ntuzane akakubaza ibyo ashaka yohereza iwabo igihe cyaje kugera rero tugeze i Brazzaville nahageze mfite ubwanwa bugera nkaha ko sinashoboraga kubwogosha mfite n'inda nyinshi ko kuva ubundi kuva nta ndege igoma bigere Kinshasa muri izi ntoya keretse yari indege nini ariko twe twahagenze n'amaguru amanywa n'ijoro ari ije kuganira na minisitiri ambabarire minisitiri w'urubyiruko byashimishije cyane yanyibukije ahantu twageze ku mazi twaguye mu mazi menshi numvise na guverineri haza aho bita Ruwarama abantu bakoze ibihare ibintu biti bihare bafataga amashitingi n'imitumba bakabikora ngo bagiye kwanika uruzi rufite kilometero urayibuka abantu bagiyemo bagezemo hagati kubera ko burya hari ibanga mutazi twe twarabikurikiranye turi mu ishyamba bajya abantu wa muyaga waje amaraso n'ikintu kiri cyane abantu umuyaga ikintu cyabuzanye n'ubuhamya harimo interahamwe nyinshi zishe abantu hano mu Rwanda no mu makambi ntabwo burya abantu bicanye hano mu Rwanda gusa interahamwe zigeze no mu makambi ibuka ntabwo barekera hari umukapiteni witwa Kizimana yajyaga arasa abantu mu nkambi yari umutireri n'abandi bakarapu bagendaga mu nkambi n'imodoka babona nk'umuntu bashaka bavuze ko bari burase agakuramo pistoli ako kanya agahita murasa imodoka igahita ikomeza kandi ntagire igikurikira tugeze rero aho ngaho Ruwarama bakoze ibihari kubera ko birukaga cyane haje akayaga kagira gutya abantu bari bageze muri ayo mazi hose hapfuye nk'ibihumbi 5 bagiye kubona tubona agacu abantu bari batangiye kuvundana hari igihuha cyaje baravuga ngo inkotanyi zigeze inyuma zirimo ziraza abantu bose bashaka kuvundana ngo bambuke abakoze ibihare ababonye ubwato bujyamo nk'abantu 5 ukajyamo 50 bikubita mu bwato abazi kugashya n'abatabizi bagezemo hagati haje umuyaga wawo n'ubita serwakira ugira gutya mu mazi twagiye kubona tubona bigize gutya hepfo hari shite nini cyane birazunguza yazunguzaga rimwe ukabona ubwato bugeze nk'ajya hejuru mu minota itarenze 5 ubwato bwari bumeze nk'uko turi muri iyi sare ariko hahise amazi ahinduka mazima aratuza abantu bose barigise hafi impamvu tuvuga ngo abamaraso nibo bashiriyemo umuntu muzima wese n'umukecuru utarakoze ku maraso yaragendaga ugasanga yahagamye kuri rwa rutare hepfo nko mu kilometero hepfo y'aho abantu bapfuye ugasanga ntiyapfuye tugenda tubakuramo ariko zantera ngo wabaza utikana ko yarari mu bwato ari hepfo ntabwo tubizi ugasanga yapfuye nicyo nagira ngo mbabwire ko amaraso ni mabi n'akari bato tugeze i Brazzaville rero twebwe abo bakongomani baratubwiye ngo nimushaka ukuntu risuka yakoze ikosa aravuga ngo abanyarwanda nimubagaburire baruhuke nibarangiza tubasubize mu Rwanda iryo jambo impunzi ryumvise ya mbere kuri radiyo yahise abibwira izindi mpunzi ubwo dutangira kwegeranya na wa mufaransa batubwiye ati abasirikare muze turabaha imbunda uzi impunzi kwibwira ngo ndaguha imbunda cyane cyane umuntu wabaye umusirikare akongera agafata kingoma mu ntoki wumvaga ariko bukire bwawe birangiye n'agasuzuguro k'abakongomani bazaga twebwe twageze i Brazzaville yaguhaga igikombe kunywe amazi ugahita ugitwara yaguha isahani ngo urye aguhaye ibyo kurya gufunguriye n'isahani akayiguha kende nayo agasuzuguro kenshi twahageze ariko ubwo nubwo ubona ngo ni umukomando nanjye nahageze narunamye urabona gutaraverisiga ekwateri abandi barabyimbye amaguru abakobwa cyangwa abagore amabere burya umukobwa n'umugore inzara iramwica amabere akarigita ntusubire kwemo ubu cyangwa aha mukiyogosha nta mukasi akoresha
cy'indege cya Mayamaya, ndi umwe mu bantu bazamutse agasozi kitwa Mobarnier tujya hejuru aho imbunda zarasaga kwa Sasungweso zari ziri, turazifata turasa ahubwo kwa Gisuba. Ubwo umunyarwanda asa nk'uwongera kugira agaciro, n'abanyangora babona none aho bagwa kuza kudufasha intambara. Gisuba aratsinze, tuba abasirikare. Ubu abasirikare Sasungweso akimara gufata ubutegetsi, minisitiri waho wese yarindwaga n'umunyarwanda, depite wese nka honorable Bamporiki kugira ngo yumve ko ari depite yagombaga kuba afite umunyarwanda inyuma, ugenda inyuma ye. Tugiye twari twarahinduye ingendo, tugenda twisumbukuruza twigura. Igihe cyaje kugera rero, intambara Kinshasa irongeye, intambara irambitse. Kabila Pera araza ati mfite indege, mfite amafaranga, tukazibona za helikire n'abanyangora twabanaga, intambara tuzayisubiza aho yaturutse. Ubu ngomba kubaza umututsi kugeza ku munota wayo. Hari abantu baranaga bazenguruka mu nkambi bandika abantu wakwanga kwiyandikisha ukabura icyitso, bati n'ubundi twarabivuze kuri ari iki, twahise tuvuga turarwana. Pweto ujya mu bantu bita Pepa, hari ingabo zirenga 50,000, hari abanyangora, hari abanamibiya, hari abazimbabwe, hari n'abanyarwanda b'interahamwe. Turarwana turakubitwa, twarwaniye ahantu bita Kasenga, baradukubita amatwi aranyeganyega. Kuri kumwe n'abarundi bamubona hano hakurya birimo bikarakaza, baradukubise pe, baradutsinda. Kwimukira hepfo za Pepa baradukubita, tuza Sesikana Mutoto Boy baradukubita. Ariko twakubitwaga n'inkotanyi. Inkotanyi twarwanya turi imitwe, mwumve mureke mbabwire abo twarimo. Hari interahamwe zageraga ku 5,000 cyangwa abayisifari bafatanije n'interahamwe. Twari kumwe n'abanyangora bagera ku 2,500, twari kumwe n'abazimbabwe barenga 8,000, twari kumwe n'abanamibiya barenga nk'ibihumbi nka 3,500, n'amashare n'indege n'amaburende n'intwaro zitabaho mutaranabona mwebwe. Ariko inkotanyi zazaga zifite mitarayeze ziciriritse, zikadukubita. Wajya kuvuga ngo abazimbabwe hariya bafashwe, wajya kuvuga hariya ngo abanamibiya bafashwe, wajya twebwe twakwabanza turwana tukumva inyuma ngo hafashwe. Hakaza n'ikindi kintu kimwe gikomeye kiruta ibindi. Nanone mugaragu wari uyoboye urugamba imbere na mudacumura ntibumvikane, kandi bose ari abanyarwanda. Hakazamo kigaruka ikintu cya mbere cyatumye FDLR na n'ubu itagira ikigeraho, n'impunzi ziri mu mahanga. Ndabizi n'ubu n'abo mu Bufaransa n'abahinde bijya bikurikira ikintu cyitwa amacakubiri kigaruka, gishobora kuzatuma bazaze mu Rwanda, baze mu itorero, babatizwe iyo wageze mu itorero ugatozwa, ukaba nka Kunde cyangwa ukaba nkawe no muri Nuzoka, ugenda muri fieri uri umunyarwanda, ukagenda wikunda. Bageze igihe turarwana, tuvayo Pweto dutsinzwe, tujya Ikamina twitegura nanone kuzakora ubundi buzima bushya. Abazahirwa nanone barongera batwatatse, dufata ikibuga cy'indege turabakubita, bo twarimo kwirukanka mu gikorera, tubambura intwaro, dufata imiti, dufata amasasu ahagije, dusubira mu burasirazuba tuba ngo dusange barwarakabije, twongere dutere u Rwanda. Ariko ni muri kanya kantu nababwiye, ahantu bita Pweto burya n'intambara yarangiye. Pweto Kabila Pera yafashe imbunda n'amasasu n'imbunda zigenda mu mazi, twagomba guca muri Tanganyika tukiburukira i Bujumbura, Burundi bwo kwari guca hejuru twogomba. Hari ingabo zari zaraciye muri Tanzania, hari izagomba guca mu Birunga, natwe tukambukira i Burundi, u Rwanda tukarukubira hagati. Niko byari bimeze. Roma izagomba guca mu majyaruguru, zihari zaratojwe zariteguye.
Tanzania zikambukira ku Rusumo, twebwe tugaturuka i Burundi abandi bagaturuka hariya za Bukavu, tugahita u Rwanda turushyira hagati. Kabila yari yarafashe imbunda n'indege zihagije ku buryo azafinansa. Igihe akitegura ibuka ipweto hari abajenerali bagera kuri 11 n'umuhungu wari n'abarenza n'abamudacubura natwe twarafomye ipweto bahageze bari abasirikare barabizi twaresta ibigozi mu biti twirwa kiri bitatu simbuka tuba twafashe kora twabinye nta mashyi arakomwa twava mu Rwanda twarugezemo. Ko twarebaga indege tukareba share tukareba burenge tukareba n'amafaranga Kabila yari afite. Ko Kabila yagira gutya mwakora agakoryo keza gahita tanga amadolari 5,000 kugira ngo tugire morale. Tukareba ba FDD uriya perezida y'u Burundi twararwanye twarabanye za Pweto za Pepa abasirikare b'Abarundi benshi biravuga abanyarwanda bari Burundi, abasirikare b'Abarundi bari mu gisirikare cye twe twabigisha. N'uyu munsi ba operateur afite nabo twabanye turabazi b'Abanyarwanda bitwa barwanyange Jean-Aimé bitwa abandi barahari turabazi. Ariko bireba kuko tuba tubireba natwe twabanye nabo turavuga ukwigira tugaseka. Ndavuga mu Rwanda ngo rwaragize ko yarwata kayagira nko gukirigita umukecuru. Ko abigerageje ni ngera gutabara za Rwanda. Enda kuri batoya hari ubwo mujya muhura n'ababyeyi babi cyangwa batabizi bakababeshya ngo hari ingabo zacu ziri hariya ngo zica. Mureke babwire iyo bazana Abanyamerika Abanyarwanda bose niyo ugenda mu nzira hano numvise ko hari n'abashobora kuba ari abo muri diaspora. Burya Abanyarwanda bose bashinzwe umutekano. Iyo ugenda mu nzira nawe ukuvugisha nta n'ukubaza ibyangombwa, ariko wibeshye ukaba watwaye avoka mu mufuka ugashaka kuyitora ngo itere umuntu kubera ko bazi ububi bwa grenade, wayibangura wajya kuyitera akaboko bagafatira inyuma, yaba umugore yaba umukobwa. Uvuze kurwanaho ubuze mwebwe rwambikanye mwakwirwa mukuramo imyenda. Navuye i Kamaro ndavuga ntigatashye, nabonye mudacubura na Mugaragu bahanganye kandi aribo bayobozi bacu, tubona barenzaho Kabila arabagurishije, tubona iki ndavuga ntigatashye kunde nagura makudapfa ngatashye. Itega indege turazi ngo kuza byari intambara. Kuza twakoze tactique ikomeye, twari ahantu bita Ingwena muri Kasai, tujya twohereza abasirikare batatu genda ubwire bariya bazahirwa ko hari batayo y'abasirikare hano mu ishyamba ishaka gutaha, kandi nagenda itaha pari poroto igenda itaha. Twohereze bago iya mbere itahe iya kabiri itahe, nimushaka kubarwanya turahita dufata hano na Mujimari. Ko twavugaga nituvuga umubare wacu barahita batwataka, tubabwira ko turi bato nyine ngo tubameze, aricyo bita gusema ubwoba, gusema paniki. Baratwemerera turaza tugera Kamina baduha indege ni Kanombe. Igeze i Kanombe rero mwabagabo mwe mureke mabwire, nubwo ndi umukomando nageze ku kibuga cy'indege hejuru baza kuyoberwa ko ndi mu Rwanda, kubera ko nabonaga hano za Kimironko hari harubatswe za Kazigere, ariko mpageze ako bagiye kumva rumagowe nabona abasore bambaye amakoboyi bigendera inzira za zindi babo, nabona nta muntu umvugisha ntiya bagiye ko bari barabitubibyemo, nabona nta muntu ndeba bavuga ngo aba ni Abanyarwanda, nkabona ngo ni Abanyarwanda batahutse, nkabona nta muntu unyitaye. Buri impamvu batanyitayeho bagiye kuvoma ijerekani. Murabizi ko mu buhungiro baravuga ko ugeze mu Rwanda bafata ijerekani bakayuzuza amazi bakakumanika mu giti bakayikumanika ku bugabo. Naho abantu buri uriya ntugiye kuyimanikaho tu yategereza wapi tugeze Mutobo nkategereza
nibura barinze ikigo gahera tubayeho mutobo turayirangiza baduha ibyangombwa baturiga ibyo nizi mutobo mabwire abo muri diaspora bajya bakira ngo imutobo ni ikigo bigishirizamo koza ubwonko hari ibyo nize imutobo njya ndeba abana banjye biga mu mashuri yisumbuye cyangwa n'amakuru ngasanga formation nafatiye imutobo bayifite ku ntebe y'ishuri muri university ibyo nize imutobo nabishyize muri pratique uyu munsi ikote nambaye ntabwo ari byo natiye ubu uko ngana ntabwo bampaze nta nubwo ari amapamba nambariyeho imbere niko ngana uko ngana bituruka kuki koma nari ndi umuhinzi mworozi mu murenge ntuyemo wa Kigali unahembwa iwanjye hakorerwa urugendo shuri abahinzi borozi baza gukora urugendo shuri wanjye ibyo nibyo navanye imutobo mfite yewe n'umworozi w'ingurube byakabeza iyo ariya mu mahoteli i Kigali ushatse kukarya aravuga ngo nimubaze ko wamudemo ngahita ngakubita kuri moto mfite moto ya jesa akubitaho nkagenda akangubita ibihumbi byanjye 200 300 narangiza nkataha naba nambaye ikabutura iyo mu mufuka haremereye ntumenya ko wambaye nabi ndi aho ntuye nahoze muri sector komanda mpagarariye inkeragutabara mu murenge wa Kigali kubera ko twebwe kujya tuyobora kwa amapeti haje kuza lieutenant we wisumbuye ku ipeti ryanjye kuko ngende sergent major umwanya muvamo aba ahita ujyamo ubunyobora akagari inkotanyi nahoze ndwanya uko bimeze iyo lisansi yaje imanista yakwa mu nzu aho ntuye ubu ngewe mubona minisita Kaboneka fasha amaraso yo gapima ikigeranyo na ubundi inkotanyi yayindi zimwe narwanyaga nsanga narazirushije kuba inkotanyi hayi nta nubwo ari hayi ko ni umunyarwanda ukunda u Rwanda wubaka igihugu amanywa na nijoro ishema no kuba umunyarwanda ko kuba hanze byandeye ipfunwe nabyo byatumye mfata icyemezo cyo gutaha uyu munsi abana banjye biga mu bigo byiza kandi batsinda neza baratsinda kuko tujya tuganira nababwira ubuzima twabayemo bo nkabaha umurage wo gutsinda umukobwa agira amanota 80 umuhungu ari kwiga tekinike ageze mu wa 5 nawe uwa mbere umutoya ageze mu wa 4 primaire nawe uwa mbere umugabo wubatse umugabo wubashywe aho ntuye nshinzwe komite ya disipurine mu murenge wa Kigali ntabwo ari ibyo gusa burya iyo witwaye neza abantu bakakubona ko uri muzima no mu itorero aho nsengera ni umudiyakoni nkabangize ari byo uhagarariye abagabo kandi muri iryo torero harimo abadogiteri harimo abandi bantu bakomeye ariko Imana ikareba igasanganira inkomeye ku bugabo. Amen. Amen.